twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara na Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya gatatu cy'igisibo, tariki 14 Werurwe 2026. Ng'amasomo ajye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya, umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Abayisiraheli barabwirana bati, nimuze tugarukire Uhoraho, niwe wadukomerekeje kandi niwe uzatuvura, niwe wadukubise azomora ibikomere byacu. Nyuma y'iminsi 2 azaba yaduhembuye, ku munsi wa 3 aduhagurutse maze twibanire. Nidushishikare kumenya Uhoraho nta shiti, azatunguka nk'umuseke ukebye, azatugeraho ameze nk'imvura yuhira imyaka, mbese nk'uko imvura y'umuhindo isomya ubutaka. Imana irasubiza iti, yewe Efurayimu nkugenze nte koko? Nawe Yuda rwose nkugire nte? Urukundo rwanyu ni nk'igihu cya mu gitondo cyangwa ikime cyumuka ako kanya. Nicyo gitumye rero mbahanisha abahanuzi, nkabicisha amagambo avuye mu kanwa kanjye, kandi urubanza rwanjye rukazabagwa gitumo nk'urumuri. Kuko nshimishwa n'urukundo kuruta ibitambo, no kumenya Imana bikandutira ibitambo bitwikwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 51. Icyo Imana ishaka ni urukundo, si ibitambo. Mana yanjye ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi umpanagureho ibyaha byanjye. Nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Igitambo cyanjye si cyo ushaka, naho nagutura igitwikwa nticyakunezeza. Ahubwo igitambo Imana ishima ni umutima washengutse. Mana yanjye ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Ku mpuhwe zawe ugirira neza Siyoni, maze wubake bundi bushya inkike za Yeruzalemu. Nibwo rero uzashima ibitambo byategetswe, ibitwikwa hamwe n'ibiturwa burundu, maze bazaturire ibimasa ku rutambiro rwawe. Icyo Imana ishaka ni urukundo, si ibitambo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mwifashe ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 18 umurongo wa 9 kugeza ku wa 14. Muri icyo gihe Yesu yongera guca uyu mugani, awucira bamwe bibwiraga ko ari intungane, bagasuzugura abandi bose. Nuko aravuga ati, abantu babiri bahuriye mu ngoro baje gusenga. Umwe yari umufarizayi, undi ari umusoresha. Umufarizayi aremarara, asengera mu mutima we avuga ati, Mana, ndagushimira ko ntameze nk'abandi bantu b'ibisambo, babahemu, babasambanyi, mbese nk'uriya musoresha. Nsiba kurya 2 mu cyumweru, ngatanga 1/10 cy'urwunguko rwanjye rwose. Umusoresha we yihagararira kure, atinya no kubura amaso ngo ayerekeze hejuru, maze yikomanga ku gituza avuga ati, Mana yanjye, mbabarira ngewe umunyabyaha. Ndabibabwiye, umusoresha yasubiye iwe ari intungane, naho ureka undi. Kuko uyikuza wese azacishwa bugufi, naho wicisha bugufi akazakuzwa. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Amasomo y'uyu munsi aratwerekeza ku mugenzo wo kwicisha bugufi. Igihe dusenga, uko tugomba kwicisha bugufi kugira ngo duhure n'Imana. Ikizakubwira ko uhuye n'Imana ni ukuzahura nande na mugenzi wawe, mugahuza. Icyo nicyo kimenyetso kiranga abantu basabana n'Imana, ni uko basabana n'abandi. Ariko gusabana n'abandi ntabwo ari uguserebeka cyangwa kujya mu ngeso mbi nk'iza abandi bari kujyamo, cyane cyane bigumura ku Mana, ahubwo n'urwo rukundo n'izo mpuhwe, no guhindura ubwo ubuzima bwa buri munsi igihe twahuye n'Imana. Nawe nanjye turasabwa guhura n'Imana kenshi kugira ngo tubeho neza uko Imana ishaka. Nyagasani, muri aka kanya tuje imbere yawe, uduhindura uko ushaka, atari uko twebwe dushaka. Dukere no kugusingiza uko ushaka, tuberwe no kugushimira buri munsi, wowe uhagateye iteka ryose. Amen. Nyagasani arifuza ko twamwegera muri aka kanya. Ingingo remezo guturanga uno munsi nayise mu Gifaransa la justification, être justifié par Dieu.
kurengerwa n'Imana, kuburanirwa n'Imana, ndetse tukareka akabari turenganura. Akenshi dukunze kwibera, akenshi tukishyira tukizana, tugashaka kwisobanura. Umuhanga niwe wavuze ati umunsi wisobanuye ushobora gusobanya, ariko nureka Imana ikagusobanura uzasobanuka. Iyo byabaye ku bantu babiri tuza kumva uno munsi baza kugaruka mu byanditswe bitagatifu, umufarisayo n'umusoresha, umwe yarisobanuye, nanjye kuvuga aza gushya mu mvugo y'ubu, aza gusobanya ari we mufarisayo. Undi yaretse baramusobanura, Imana iramusobanurira, birangira asobanutse, être justifié, gutaha wakize, gutaha wejejwe. Nawe urazi gutaha wejejwe, nicyo Nyagasani gusaba. Ngaho turi imbere ya Nyagasani, ubwiza bwa Nyagasani, we utunganye, nta n'ugomba kudutunganya. Ndinde wo kwitunganya, kandi ngewe nanjye ndatunganye. Reka Nyagasani ntunganye, kuko niwe ubishobora, niwe nyir'ububasha. Aya masomo rero aze kugufasha, nanjye afashe kugira ngo twegukire Nyagasani imitima yacu yose, tureke twigarurire. Isomo rya mbere turi kuzirikana riri kudushikaza kugarukira Uhoraho. Isiraheli yababajwe n'ibigirwamana n'ubukozi bw'ibibi, ati nimuze tugarukire Uhoraho. Icyo cyemezo kiraza gushimisha Imana, kugira ngo amaturo yacu ashimishe Imana, kuko bibaza buri atawemye kubigaragaza, ati si igitambo Uhoraho ashaka, ahubwo ni urukundo. Amen, amen, amen. Ibi nibyo byawe mwifashije uno munsi. Abantu babiri baje gusenga, baje gutura, ariko tuze kumva uburyo baje gutaha bombi. Buri wese arataha ukwe, undi ukwe. Buri wese arataha hari icyo abonye, undi arataha hari icyo abuze. Umunyarwanda yise umwana we tireka ivuge. Turaza guha Imana kanya kugira ngo abe tuvugisha, aba ariyo ivuga mu kigo cyacu, kuko nifite amagambo y'ubugingo bw'iteka. Naho ngeyo ntangiye kujya nivugishwa, birangira ntsinzwe, birangira ntashya amaramasa. Dusuzume umufarisayo n'umusoresha mu bintu bitatu, bityo nawe biza gukumurikira urebe aho ushobora gutsindwa uno munsi. Icya mbere ni uko abantu babiri bahuriye mu ngoro y'Imana. Bahakora iki? Barahasengera. Bari baje gusenga bombi. Très bien, ni byiza cyane, kwa kundi duhura mu kiliziya tuje gusenga ari ku cyumweru no ku mibyizi, ariko tugahura aho biracyagenda neza. Jusque là ça va. Abantu kandi bavuze amazina yabo, hari umufarisayo n'umusoresha. Turebera impamvu barabanzi, bombi barabanzi. Nuko mu gihe cya Yezu ndetse na mbere gato, Abanyaroma bari barakandamije Abayisiraheli, barabakolonije. Nuko bagafata abasoresha, abenegihugu, akaba bakorera umurimo wo gusoresha. Abasoresha rero bavuga ko bakandamizaga bagenzi babo, bavuga ko basoreshaga by'ikirenga, bakiba nk'ibisambo. Abasoresha rero mu gihe cya Yezu bafatwaga nk'ibisambo, ingambanyi, kuko bari inshuti z'Abanyaroma, kandi Abanyaroma bari abanzi b'Abafarisayo n'abigisha amategeko. Ubwo rero abigisha amategeko n'Abafarisayo ntibakundaga na gato abasoresha, kuko bigaragara ko abasoresha bari barafatikanyije n'ababakoloniza n'abatsikamiye. Ubwo rero naho urwango rwabo rushingiye cyane. Rero kuvuga ngo umusoresha yaje mu ngoro, ubwabyo umufarisayo ntiyabyumva, ni nacyo cyamutunguye. Nabwo tuza kumva nyine amufasheho ijambo, kuko atarakwiriye kuza no mu ngoro akurikije ibyaha afite, akurikije uburyo agambanira igihugu, agambanira bene wabo, yiba n'ubundi bukozi bw'ibi bwose. Ngaho amazina yabo, ngaho bahuriye. Icya kabiri twabazirikanaho ni uko baje mu ngoro ari kumwe n'umunyabyaha, ari we musoresha. Undi nirinze kuvuga ko yagize intungane, reka tunavuge ko ari intungane, ni umufarisayo nk'uko nabyivugira. Mu yandi magambo, umwe yazanye ibyaha nk'igihumbi, nashatse kuvuga ibyaha byinshi, bishoboye ko aza gutana kimwe cyangwa agataha nta na kimwe agisigaranye. Undi we yazanye kimwe cyangwa nta n'icyo yazanye, araza gutaha n'igihumbi. Ngaho abambere baza kubera abanyuma, n'abanyuma bakaba abambere. Kubera iki? Kubera kwiyemera bitewe n'igitebo cy'ibyo wazanye. Ngo uko bahagaze, umwe ahagaze ku ruhande rwiza, umufarisayo, undi ahagaze ku ruhande rubi, ari we mwigisha amategeko, ari we musoresha. Icya gatatu kigiye kubakosora bombi ni irisengesho buri wese agiye gukora. Twumva isengesho ry'umufarisayo ari gutunga agatoki mugenzi we, akavuga ibintu yakoze byose akabivuga, yarangiza agatangira noneho agasebya mugenzi we. Uko rero kureba ku bandi
ibyo abandi bakoze nabi, gutunga agatoki abandi, aha ni icyaha cye gishingiye cyane ko ari gutunga agatoki ku bandi, akibagirwa ko utunga mugenzi wawe urutoki rumwe, eshatu ziri gukujomba, ziri gukureba. Nawe nanjye nuko duteye, kunegura abandi, kunenga abandi, kuvuga abandi nabi, kuvuga abandi amabi, kandi n'ameza ahari, ariko njye nkivuga ameza kandi amabana hari n'ubundi. Ibyo nibyo bikunze guturanga. Ikintu gikomeye cyaranze n'umufarisayi nta kindi nuko yimye Imana ijambo, yakomeje kwivugisha wenyine, ntiyerekana Imana ngo igira ikivuga. Umunyarwanda yise umwana we ati reka ivuge. Isengesho rya kabiri ni iry'umusoresha, aho yamarara ati Nyagasani, sinarinkwe no gukureba, ndi umunyabyaha ariko nkize. Ivanjiri isoza itubwira ngo batashye bombi, umwe yatashye yakijijwe naho ureka undi. Uwo ni umusoresha watashye yakijijwe, yejejwe, yahanaguweho ibyaha bye. Kubera iki? Yaretse Nyagasani aramwigarurira. Kureka Imana ikatwigarurira, kureka Imana ikadukoresha, kureka Imana akaba ariyo yonyine idufataho ijambo. Iyo washatse kwisobanura byandi twavuze haruguru, urasobanya. Niba umufarisayo byamubayeho, wareka Nyagasani akagusobanura. Igihe ugeze mu kaga, igihe uri mu bitotezo, igihe ubuze no kuvuganira, igihe mu rukiko urubanza rwawe rumwereyeho amazi, nuko hajya kumva ngo uratsinze, ukibaza aho byavuye. Nta kindi nuko n'igihe cyose wabuze avoka, Nyagasani ubwo akubera avoka utanabizi, akurengera utanabizi. Umva ukuntu umufarisayo yatashye nabi, naho ndataha neza. Kubera iki? Kwiyoroshya. Umwe yarikujije, undi ariyoroshya. Umwe yemera ko ari umunyabyaha, undi we ntabyemera, ni intungane, yamara hejuru y'agatuza. Abantu babiri baraduha urugero rw'uno munsi twese, kuko akenshi ubuzima bwacu nuko buteye. Turangwa cyane no kwiyemera, no kwivuga ibigwi, kwirata, kuvuga ibyo twakoze byose tukarunda aho ngaho, tukaza kwibagirwa ko hari n'abandi bakoze byinshi uturusha batajya bavuga. Tukaza kwibagirwa ko twuzuye ububi, turi abanyabyaha, turi abanyantege nke, dukeneye imbaraga z'Imana. Muri make umufarisayo ikintu yabuze ni ukumva yihagije ubwe, akumva ntacyo akeneye ku Mana, ntacyo Imana yamarira, kuko ndumva nihagije, ntanga icyacumi, ntacyo mbuze. Kwitakuma, kwirata, akaza gutaha ari gutuka Imana, mu gihe undi yiyoroheje, bityo ahura n'Imana. Muvye iri somo uri kuryumva uburyo riryoshye. Twese ubuzima nibwo twiberamo nk'abafarisayi impande nyinshi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore, ngo bari babanye, ariko igihe kiza kugera babana ku muguruko. Nize kuvuga ko bari babanye n'abenda kwicana kubera urwango rwaje kuza. Uyu mugore ariko akaba yarakize bikomeye, nuko aza iwabo asanga mama we, maze aramubwira ati mama, ubu ngubu meze neza, ndakize. Umugabo mwashingije ni umugabo w'indara, ni umugabo w'umusinzi, ataha mu gicuku, indaya ze ntitwazibarura umubare wazo. Ubu ngubu ninjye ufite urugo mu biganza, ninjye wita ku bana, ninjye ubagira neza, ninjye umwita wo mugabo, ninjye umwambika, ninjye ukora ibintu byose mu rugo, ninjye uriha inzu, nta kintu kimwe ndakora mu rugo. Mbese nibera byombi, ndi papa ndi mama, nta na kimwe ntari cyo mu rugo. Umugabo wanjye ntacyo amariye, ninjyewe ufite ijambo mu rugo, ninjyewe ukorera urugo njyenyine, ntacyo umugabo amariye mwampaye. Nyina ngo cwe ntiyagira icyo avuga. Arangije kuvuga, wa mugore yisubirira iwe arigendera. Igihe kigeze yibuka ko nyina ntacyo yigeze avuga, nuko aragaruka. Noneho agaruka nanjye kuvuga ari imirwana, ari imiguruka. Abwira nyina ati ariko mama, uki bwashize navuze nkubwira ibyo nyankora mu rugo rwanjye, ntogeye icyo bivugaho. Ariko waruzi uburyo umugabo amvunisha, umukwawe nta kigenda, none ntacyo bivugaho. Umukwawe yirirwa muri izo ngeso mbi zose, nita no ku rugo ntacyo bivugaho. None koko ukanshecekana gutyo ntugire icyo bivugaho. Uwo mugore amaze gukanga nyina, n'ubundi ahita yiruka arigendera. Ngo ku nshuro ya gatatu aragaruka aravuga ati noneho reka nzinge ibintu byanjye, mwereke ko ntashye, mwereke aho ngiye gusaba gatanya, ndebe ko none ntacyo aza kubivugaho. Nuko aragenda asubira kwa nyina nanone, abwira mama ati mama, ubu ngubu rero nazinze ibintu byanjye gusaba gatanya, sinshobora kongera kubana n'uriya mugabo, arandambiye. Nuko nanone agira ngo nyina agira icyo abivugaho. Mu gihe nyina ntacyo aravuga, n'ubundi aba yigendeye, yongera afata imizigo yarigendera, ntiyumva n'icyo nyina avuze. Ku munsi wakurikiyeho inshuro ya kane,
araza none aravuga ati mva maze kubwira mama inshuro 3 zose nta na kimwe aransubiza, none ngiye kugenda nanjye muhime nceceke sigira icyo mubwira, abone nicaye aho ngaho gusa nanjye ndahaguma ntacyo mvuga, ndahaguma mpaka numve niba ntacyo avuga. Ubu ndakomeza mbe muri ubuzima bwiza gutya bw'uyu mugabo umbaniye nabi njya, reka numve icyo mama bivugaho. Noneho ndagenda mutege amatwi. Nuko agezeyo wa mugore aricara bigeze ahatangira no kurira, aricara akomeza yicara ntacyo avuga. Nuko bigeze aho igihe kirekire agiye kumva yumva nyina abumbuye umunwa aramubwira ati mwana wanjye rero ngushimiye ko ari ubwa mbere noneho uje ugaceceka, ngushimiye ko ari ubwa mbere umpaye ijambo, ngushimiye ko ari ubwa mbere nanjye ijya gutuma mvuga, nanjye nkaguhanura ngakubwira mwana wanjye. Nari mbabajwe n'ukuntu uhora uza buri gihe ukambwira ariko njye ukanyima akanya kugira ngo nkubwire. None rero ngiye gukubwira mwana wanjye komera, ngiye gukubwira ibintu bibiri uzabyitaho mu buzima bwawe. Icyambere, umuntu ashobora kugira amaso abiri ariko yagize ibyago ijisho rimwe rigapfa, Imana ikora ibishoboka byose. Dieu s'arrange pour arranger ce qui nous dérange. Imana ikora ibishoboka byose za mbaraga zazi mu jisho rimwe rya rindi ryapfuye ikazimura mu rindi rikiri rizima, nuko rya rizima rigakora doublement, rigakora cyane kurenza irindi. Nawe rero mu rugo rwawe nubana n'umuntu uri kuvuga ngo ntabwo akora, uzakora iki? Wowe uzakore muri bwa bubasha ufite, za mbaraga ufite uzazikoreshe. Aho ni Imana nyine yimuriye iki? Izo mbaraga uzazikoreshe kandi zizabyara umusaruro nkaho hariya naho hari gukora, ugakora mu kigo cyaho. Icya kabiri mwana wanjye, urugo ntago bigenda neza uko ubishaka akenshi. Ni ngombwa rero yanshinga yo kwiyakira igihe n'igihe bitagenze neza, kuko haba hari nta kindi wabikoraho nyine. Bityo wowe ukabyakira utavuze induru, ukabyakira utishyira ku karubanda, ukabyakira mwibanga, ukirinda kwivovota, kwivamo, kuvuza induru, gusebya abantu ukabyirinda. Ujya wenda gusebya umugabo wawe nubwo yaba ntacyo akumariye, wirinde kumusebya, kuko za mbaraga nakubwiye haruguru wakagombye kuzikoresha muri urwo rugo nko kwakwiyakira mwana wanjye. Rero genda ugume mu rugo rwawe, ukomeze urukorere, ntacyo uzabura, ukomere ushikame. Nuko wa mukobwa ati urakoze mama, burya icyo naziraga naza nkaguturaho ibintu sintegereze nawe icyo usubiza. Urakoze kunsubije, urakoze kuvuze, noneho ntashye nishimye kandi ndagenda ku nama zawe. Wa mukobwa wa mugore ntacyo azongeye kugira, yagumye muri urwo rugo nyine akurikiza inama za nyina, ubameze neza muri rwa rugo. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nguko ubuzima bwacu bukozwe, ntago ibintu byose bigenda neza ku murongo uko dushaka. Niba mu isi y'abantu b'abamarayika, turi abantu bakora nabi, ikindi gihe bagakora neza. Ntabwo rero igihe cyose tuzajya twivuga tuti barankubise, barandiye, bangiriye nabi, uriya yarantereranye, uriya amvunisha imirimo. Nugitwibutsa ibyo byose, izo nenge nizitwibutsa ko turi abantu wa mubyeyi we, nizitwibutsa ko turi abanyabyaha, nizitwibutsa ko tugomba kwiyemera, tugomba kwiyoroshya, tukakira ubuntu bw'Imana. Uru rugendo rw'uyu mugore ajya kwa mama we, ajya kumugisha inama ndetse rimwe n'imwe akivuvota, twarugereranya no gushengereza umukarisiya. Aho abantu benshi uyu mwitozo ndetse rimwe n'imwe twawugereranya n'uyu mufarizayi ndetse n'umusoresha baje mu ngoro. Rimwe na rimwe uyu mwitozo abantu benshi wa roho tuwukora nabi, tukaza imbere ya Yesu tukamubwira ibyacu byose guhera kuri 1 kugeza ku 10, byose tukamubwira, tukarunda ngaho, yaragira tukigendera. Ikindi gihe tukagaruka tugasuka amasengesho, tukavuga, twaheza kuvuga tukigendera. Ikindi gihe tukaza tukavugisha pure, tugasoma Bibiliya, tukavuga amasengesho menshi cyane, byarangira tukigendera. Ati Yesu bimenye ko mbifite, ni umenye ko mfite ikibazo ndagifite, ubukenda bufite, inzara ndayifite, amadenda afite, ibisigaye ni byawe, nuko kigendera. Umunsi wamenye ko uzaza ukicara, ugatuza, ugaceceka, ukareka Yesu agakubwira, icyo nicyo bita adoration. Icyo nicyo bita kwicisha bugufi, se reconnaître petit, reconnaître ta petitesse,
kumenya ko uri muto imbere y'Imana, kumenya ko utihagije imbere y'Imana, kumenya ko Imana isumba byose, kumenya ko Imana ireba kure, kumenya ko Imana ariyo tugomba gupfukamira. Ngiye cyaranze umufarizayi we yakomeje kurega agatuza, ntigeze anicisha bugufi, yakomeje kwivuga. Iki natwe nicyo gituranga muri adoration mu gushengerera, dukomeza tukavuga, tukivuga, tukitakumba, tukaza kwibagirwa guceceka. Akantu umubyeyi nawe ugatanye n'umunsi wamererwa neza. Ese iyo wagiye ku Mana uraceceka Nyagasani akaruza kugusobanura, ukareka Nyagasani akikora imirimo ye, ukareka Nyagasani akakwigarurira, ukareka Nyagasani akagenga ubuzima bwawe. Ibyo nibyo ujya ukora, cyangwa nawe urivumbura ati Nyagasani nakorize ibi ngibi ukirata kugeza igihe uburiye Nyagasani umwanya. Umufarizayi ikintu yabuze gikomeye cyane nuko yimye Nyagasani ijambo, ntabwo yaretse Imana ngo igire n'ahantu hato iza gutobarira imubwira. Yakomeje kwivugira aritaka, arangije arigendera. Yakomeje kugenda ari yireba, arangije aribona, arangije arigendera. Kandi yakaretse Imana ikajya gute ikamubona. Mutagatifu Ignatius rero navuze ati ukurushaho kwegera urumuri nani kurushaho kubona ubwandu bukuriho. Amen, amen, amen. Nawe rero niba ushaka gutungana, gukira no gukiranuka, reka Nyagasani avuge, shengera, reka Nyagasani akubwire. Abantu benshi dukunda kuvuga tukavuga ni kangahe ujya Nyagasani umwanya. Umunsi uza gufata umwitozo wo gushengerera Yezu mu Karisiya, iminota 5 ku munsi. Kuki utafata 10? Kuki utafata 20? Erega kizakuwe ko menye gushengera nuko uzamara n'isaha, wajya kumva irihuse. Nibwo none uzatangira uvuga uti ariko ku cyumweru nta dusaha tubiri nabona imbere y'isakramento. No kukagenda buri gihe ubikunda, kugenda ubikunda, nandiko urusha kugenda. Nangiye kuvuga uwo umwanya kubaye mutoya, bityo nawe ukarushaho kureka Nyagasani agakuvugisha. Akenshi dukunda kuvuga mu babyeyi we, Nyagasani arifuza ko yakuvugisha. Ejo nejo ubundi nawe utazaba nk'umufarizayi, ukavuga bikaza kurangira ntacyo utahanye busa. Nangiye kuvuga utahanye ibyaha, nahure kundi. Nyagasani, aho nagiye nikuza, aho nagiye mvuga, maze sindeke ngo unkoreshe, nsabye imbabazi nje ubwiza bwawe kugira ngo abari ukuzwa. Mana y'ukuri, Mana y'igihangange, urakoze dawe. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ari basumukora Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.